Twajya nambaye bote. Mwitonze. Umve mbabwire. Hano bariyubaza. Tugomba kujya ningera komanga kwa karinge mukuru, sibyo? Umuntu uzana ibintu by'ibigambo. Ese kuki utakumva ko ari nge nakomanga? Itonde matsa ninge mukuru. Wowe urajya buri muntu arajya kuvuga amanika akaboko, sibyo? Buri muntu azavuga ko muhaye ishamba. Umuntu yitumbugiza ni inkonje. Inkonje umutwe ugahita ugiye mu bantu turabashyize muzana iby'inkonje. Dutore doye na doyene. Se nyine wowe ntabwo ndagukubita inkonje ndagukubita gake. Umuntu uravuga agomba ko yamanitse akaboko ubirengaho ndeta muha inkonje. Ino twagiye. Wagira ngo naga nkora umuganda. Inda yawe nino igabanyije ara ntago tugenda ugasanga umuntu murasangiye yakataho kagira ngo afashe ubu niwumva se ra nk'iki ngiki ubu iki ngiki kirajya yasamira ukabona plate ibigambo rasana leta nkuko buryo se usanzwe uryo ku meza mwabuza kubijya umva no nama iyo nda nk'ubundi abakobwa baragucishamo ijisho umuntu reka ugasanga umuntu afite inda nk'abihamaze muceceka n'iki giye gukomanga nimujye kuri mumene nyine nk'abantu baje kugira nyiri umusirikare nagana igajyaga nkundo abantu bakomanga gutya ingese nyibidarifuru kareka abantu Sibyo bigambo mutangiye kuzamura n'ibyi hajya bumve ko samungane muri no kumusakuriza bigambo mufite muyibeka ngabo mukeka imanange ngubiteho koma aho koma bayitunze gukomanga ho gake iyo tubonye batatwikirije uhita ukomanga wa kabiri nako ninjye urahita ukomanga cyangwa urabishaka nta kibazo ndabishaka komange gake komanga bya bindi umeze nk'uri ntago nkomanga cyane okay onyumvira no kuri ngahumva none waranujanjuye cyihore turamuka tuvuye hari andagukoma rwose biranunga abantu bari cyangwa bari kurya komenya yuko ku myaka bari budari ingeje siyonera abasanga batetse ayo magambo mucece bira mucece muraho namahoro akira akabako nakora gusiga Colonel Fabrice hajya ngo muvuga Fabrice kanambara agapfuka mu twe twitwaje ahubwo wese sinzimo ako mugiye tugira agapfukamunwa muraho se ndakira ni inkokoro muraho neza none se kutatureba aba bakwi utu n'utwana twanjye umukecuru musa nkaho bahishije murahishije bakiguryo nakubwiye ko ugomba kuvuga wamanitse akaboko utakavuga ndetse mukumutahe urumva kuvuga ko batetse mba nitwaje n'utwanga dukunda kurya akangaka k'imbere kereka aho kwicara urarya cyane ndakumena agahanga kandi yegera urya cyane agahanga nkamena menya ko ari twe bakuru tugomba kubigabana ibyo bari buduhe mugabanye ibigambo ugomba kuvuga wamanitse nubwo mudutunguye mfite abana b'ibisambo babikuyeho ibyo twebwe turabana baza oya twe tuba turi abantu ariko ntabwo urugo rw'irujya buri ibyo mwicare neza murumva ko amaje kugenda ikintu kiza n'ibintu by'indambi iwanyu nabibonye uburyo uryo wowe naragukontorere neza reba iki ngiki cy'amaso ugasanga ukomba numeze nk'umuntu uri gukoresha inama itonde mbanze mbabwe ninjye mukuru urumva igihe kiri ubu nagitaye ifoke kikaba kirayitora ese mani hano waje muri interview y'akazi mucecekaho kanari ntabwo twaje mu kazi twaje kwisura umukecuru icyo bigambo subiza ni none se mani wicaye byafasha kandi nawe bikagufasha none se ubwo ngubwo uri mu meke ntabwo nabyemera ugasanga nawe urarya cyane aya wumva ayo magambo ugasanga umuntu umusangiye ubugari yakataho ukagira ngo afashe ubwo si ibyo bintu ni ayo magambo ntabwo nabyemera aya nyine ntari ibyo bibaho gusa nyine nitujya kurya turabanza genda basengera ntari wakwicara ngaha se ko ntari wakwicara ngaha ko ntari bakwicara nyine niko bimera kandi ibyo bintu ntabwo mbikunda nese aricara aho ngaho iyo n'intebe ndeka nkubwira ubundi bintu twavuganye wabyibagiwe none se ubwo ubwo twigishije iki ubu se iyo yicara aha ngaha ku meza none se ubu ngubu iyo yicara kuri aka kuguru kanjye hari ikibazo kuko se yicaye ku kawe mugabanya amagambo bazana ipura turya si byo se
ko nawe ndabona tworoshye icyo gihe ubona uri gushyugungana wapi mani mu witonze ufite igicuro ku munwa mbanze mabwira akantu k'ingenzi njye ntabwo njya ndisha ifoke ko baba bariye bakamara ibiryo nkambonye abashyitsi ubundi bigenza gute ureba akijyanye muri saro kandi turashonje nabitetse inzara mfite inzara mfite sobanusha wowe ntabwo bizi wowe nuko utazi inzara mfite ase mukecuru ko ibiryo bijyanye muri saro natwe tutarira ngo duhabwe urabibakira turabiki twebwe twahaza abashyitsi se ntabwo twebwe abana bawe rwose abagiye bavuga ngo umuntu angara arye kibagiza abana hako mukecuru wadusayidiye koko basi mbabarira urebe doreba hano reba ubu ngubu koko reba ubu se koko akoma nganawe ndebe indenda gucikamo kabiri ubu se urarata abana impyisi wo makuze nabone se wahise mwana we n'abana ufite mu mureke ariko batabumva bakagenda babaseka ako mukecuru waduhayeho dukeya twirira ako mwana nyine bibashyire nta kibazo n'ubundi n'inshuti zacu nyine bijyane nta kibazo nyine bijyane wakumye kuvuga wabijyanye genda bijyane ako mwana nawe usigaye umenyera mama cyane namenyera mama wawe nawe utabunutse urumvisha ibigambo mubwiye se wowe ko wancuze niyo mpamvu uri kuvuga rwose nanzara ufite habe na gakeya urarya nk'uwicaye mu cyangwa wicaye iki ubu se ninjye nawe ninde ushonje reba ariko ushonje na amafoke mba nibagiwe ako wamuswa waduta namenerine byehorere sha byehorere ngize kuba nta kintu kirimo ariko bundi ko wagira ngo none wenda yabaye ikibindi bareka nijoro imvura iri kugwa bakagishyira ko kugira ngo mu reko uze kugira maze agatsinda nta kindi ushoboye usibye ibigambo gusa ubundi ubwo nkawe wajyaga hehe najyagaye ako mana nazaga kwisi nungutse igitekerezo we wacuka utazaza kungutira utaza kungubira umva se nkubwire nungutse igitekerezo wa muswaye kandi kirajye urumva bari abatipe ashyiriye ibiryo urumva tugende mani inzara ko tugende batangiye hasoni tugende batangiye gusenga nyine twagiye mwakira amafunguro musanze ibisambo byanjye biba byabimazeho ariko mukecuru rwose merci urakoze cyane ambara agapfukamunwa ariko mukecuru akoze umutima mwiza agapfukamunwa nagakuyeho kubera ko tugiye gufungura gusa nyine ntabwo warisha agapfukamunwa ufite aho n'agapfukamunwa ngaho nk'abantu beza dukunda imana kirisitu twasenga tugasengera ibiryo kuko imana niyo iba yabidufashijemo mumeze dusenge mwahumirije twahumirije mana yera nk'akawunga mana ikomeye nk'amagufwa imbwa zata mana mbabarire nari mvuze imbwa mana uko ibintu bimeze ntabwo ari imbwa ni ibiryo mana rwose mana njyana n'igihe kigera nkumva wandiza mana abana koko n'abashyitsi bagenda mana ari n'igihe kigera ariko mana njyewe uzaza undeba ibiryo bimanuka gusa njyewe ntacyo nagushinza kubera yuko ariko mana Jesus imana iravuga ngo turi kubyumva turabyumva kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ndamukunda dore rwose nanamukunze kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda gusa mana kunda mugenzi ayiwe kinzana zivuyemo se babijyanye mana babijyanye ewe cyane kureba nabi babijya murayaza
muzana amasahani muyashyize se mu gusa mukecuru kunagurira ndariye oya nimuyazane ntabwo mbaha mutampaye amasahani yanjye Cecuru ari ntabwo ngo munyere Cecuru nawe gabanya ibyo ngibyo amasahani umukecuru ari gufunga umva baritari gusiga kandi bora ngo wazike ibintu kuko twabitwaye kare ahubwo twirukanye umva ndabikoza bise nkamwe muhageze gute mwebunye mani ko mwe mwatubeshye mani twebwe twagiye kuri toye murabona tuvuye gushaka umva urabona ukuntu tubemera turabemera mwana umva ahubwo mwatubeshye mani umva ingegera ziradufasha ziradufasha komboka tugiye kubigisha umva muze hano we muze hano wakose mwitonde mwemuretse mwabiswa umva mwitonde umva babwire urumva noneho buri muntu wese urumva mwitegura ako mwitonde ubundi ko ndeba mufite inzara nyinshi kundusha ari njye wabizanye urumva mufite inzara nyinshi kundusha noneho tugiye twagiye mwese mwitonde ako se we vipi zawe umva igitiyo mwitonde ako se mani ubiteruje igitiyo byagira za mbuto bazimazeho urazifite wowe wangira ngo reka muve muri bakikubyaha ari n'intonde apa mani imbuto barazimaze uretse nk'u mani aginga nabo kubaza ntacyo ndabikwamba mbimareho mani muracyabifite mani ntabwo nongera mwajya mugabanya ishami mwanjye mwajya mugabanya inda mwabaginga mwe mwamaze imbuto hereza imbuto urama imbuto ibyo mwari mwabaginga mwe mwamaze imbuto hereza imbuto vuba hereza imbuto siwumvaho aya n'ubundi usanzwe turi inshuti sawa turi kumvikana neza mwapeke urarya mwenyine se nkandi buryo n'icyo utari kurya nazanye igitiyo mwaga koshije hino ako mani urabacuze nawe ndabacuze se ko nagiye kubyiba njye nyine wangigiramo ngo mwabana ndi kubabarira mukagira byose biratureba wabyibye hasoni ufite wabigaye ibyanya ingiye wasikaye ibyanya mani wape mani wagizwe nabyo twi hayo ziko iki kintu kigira ubwo hani wararwaye hani wacu ibiryo biba ari furu we ninde maye uhita utamira ngiye kuko uhita utamira asama umva bro ya ariko uyu munsi tuvugire ntabwo uyu munsi baduhemba ako mwadupetini hamwe rero urumva uri kuvuga kuri ibyo ibiryo twe twabyibye urabyibuka reka dushaka ko dusaba amasahani mwana ako manu uraza gutuma manu uraza gutuma ibipeti musubire mu kazi mwana musubire mu kazi we mugende mu kazi zarayinyisha ariko mwana wajyana na rwaga mani mugende mu kazi wajyana na rwaga kanzu neza mugende mu kazi twakoze mujye mu kazi ariko mwagigera umva mugende umva mani musubire mu kazi ariko turaje